by'umwihariko tuyishimira kubw'ibiz'umubiri tugenda tugana umusozo wabyo aho twabanye nayo tukwereka nubwo twatangiye ikirere kitoroshye ariko murabona ko hari ukuntu byagiye bigabanuka abana b'Imana bakaza mu rusengero hano yitiriwe izina ryayo kugira ngo tubashe gushingira muri tuyishimire Imana. Dushimiye abashyitsi bakomeje kubana natwe kandi mukomeza kuza ko ugiye uko bwije Imana ikomeze kubahonesha. Ngira ngo tutabitina rero nimugora twaraye tubonye ikigije kivuga ngo umuntu arapfa ariko kwizera ntabwo kugeza gute ntabwo kwizera gupfa niko twari tubibonye tubona akarengane k'abana b'Imana uhereye ku ituro rya Simuruna uko batangiye kugenda barenganwa bazira ko bakosereza imibavu ibigirwamana by'i Roma maze barabyagana bose mwabonye ko babwiye ko bagiye kugirwa muri akarengane k'iminsi 10 ingana n'imyaka 10 mu buryo bw'abahanuzi maze akarengane kandi koko kabagezeho mwabibonye kandi twabonye kuri abandi bapolisi ko bagiye bakurikirana ko bagiye barengana tubabwira amazina yabo abenshi bagiye barenganwa ariko tubona n'akarengane k'intumwa ko byagiye bibagendekera maze tubona ko ukwizera kwabo kutigeze gupfa kuko rero isaha yo kwibwiriza ndetse turakwirinda kuko bagize kwizera. Uyu munsi tugiye kwiga urubanza kagenzuzi kandi mpamvu tunakwiga cyinshi urubanza kagenzuzi tuzareba noneho uko bizandura Yesu agakiza urubanza rwanjye. Uyu munsi rero tugiye kwiga urubanza kagenzuzi turashingira mu byashyuwe igice cya 5 niho tugiye gushingira igice cyacu. Ntabwo nsoma icyo gice kuko murakizi cyangwa se barakijyamo muzagisoma mwitonze ariko tugiye gushingira ku kino cyiciro cy'umugoroba. Baravuze ngo umwana w'intama n'igitabo cyafatanyishijwe ibimenyetso bingahe? Ibimenyetso 7 niko bavuze. Muri rino ireko Yohana yagize n'ababwiye hagati mu 94 kugeza mu mwaka wa 100 ariko ikigo cy'Ipatimo yagize ibigerekwa arabayekwa twabanje twagiye tubona turaza kubakuzaho ariko bigeze mu gice cya 5 cyangwa se ibigerekwa kagiti bya 5 yagize ariko ikigo cy'Ipatimo yagiye kubona abona yicaye kuri ya ntebe kandi yicaye kuri ya ntebe yavuze mu gice cya 4 kidashuwe ubwo ni Imana ifite igitabo mu biganza kandi icyo gitabo mu biganza cyanditseho imbere n'inyuma kandi gifatanyishije ibimenyetso 7 by'ubushishi maze mwiyereka yari arimo ariko abona marayika ukomeye abareze n'ijwi rirenga abaririza uwashobora kumenagura ibimenyetso bifatanyishije icyo gitabo ndetse agakimugura nuko maze aritegereje neza abona yaba mu ijuru yaba mu isi yaba mu kuzimu nta muntu ushobora kumenagura ibyo bimenyetso maze biramuyobera maze atangira kurizwa no kubona yaba mu ijuru yaba mu isi yaba mu kuzimu habuze ikiremwa cyahanga gufata icyo gitabo ngo maze kimenagurwe ibyo bimenyetso 7 bimenagurwe. Maze Yohana rero bibabaje ariko mu kanya agiye guhumurizwa ahumurizwa n'uko yabonye ko intare yo mu muryango wa Yuda inesheje kuko yari yiteguye kumenagura ibimenyetso bifatanyishije icyo gitabo. Bari magambo yerekwa Yesu yiteguye kumenagura ibyo bimenyetso 7 bifatanyije icyo gitabo. Hano muri icyo gice bamwise intare yo mu muryango wa Yuda. Igihe twigaga cy'icyo bita kwiga gukurishwa impunzu n'abasobanura imiterere y'intare n'impamvu Yesu agereranywa n'intare bagize umwanya wo kwisobanura murabyibuka nuko rero katugoreka ku cyiciro cyacu kuki iyo ntare ari yabashije kumenagura ibyo bimenyetso 7 kubera ko Yesu ari we wagize ubwo bubasha bwo kumenagura ibyo bimenyetso 7 no kubumbura icyo gitabo. Yohana yabonye ko kitigeze gishobokera buri wese ko akibumbura yewe n'ikuzimu byarabashoboye kubera ko Yesu niwe wenyine niwe nyine gutanga kamere cya inesha icyaha. Iyo umunyabyaha aba gutsindwa ariko akamenya ibyaha Yesu ni umutsindishiriza kuko ari we wagombaga gupfira umuntu igitabo cye kikagenda gute kikamerwa. Nta marayika wagombaga gupfira umuntu igitabo cye, nta muntu w'intungane twari bugere mu isi wagombaga gupfira umuntu igitabo cye. Oya, Kristo we nk'Imana mwana kuko yagize uruhare mu nama yagize ko kuzacungura umuntu niyo agombaga kumena amaraso maze amaraso akemerwa n'igitabo cye maze abantu bakabacunga
Niyo mpamvu nta muntu ukurikije iterambere tutagiye kubabwira, nta muntu, nta marayika n'umwe, nta kintu icyo ari cyo cyose cyangwa gufata kino gitabo ngo maze kimenagurwe ibimenyetso birindwi maze ngo bikunde. Ni Yesu wenyine ugombaga kubikora, kuko Kristo niwe wadutanguwe, aradutambira, niwe wadusubikiye, araducungura, bityo niwe ushobora gucagagura iminyururu Satani yazirikishije umunyabyaha. Buri munyabyaha aho akagera araziritse gusa. Iyo ucitse Satani, iyo wakira Mwuka Wera, Kristo akaba mu bugingo bwawe, burya ubucagaguye iminyururu Satani yazirikishije, aho twaziritse. Ubu turi ku ngoyi y'umwanzi. Niyo mpamvu ari bivuga ngo shingoyi y'umwanzi yaje gute yakubohesheje, turabusha. Kristo rero niwe wenyine ushobora gucagagura ingoyi umwanzi yazirikishije umuntu. None icyo gitabo twasanze ari ikihe? Nimusoma muri Maraki 3:16 haragira ati, maze abo Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, n'ubu igitabo kikandikirwa imbere y'urwibutso rw'abo Uwiteka bakita ku izina rye. Iki gitabo rero gifite ikimenyetso, ni igitabo cy'urwibutso. Kandi kubera iki gitabo, nubwo iki gitabo ari icy'ingenzi mu rubanza, kuko cyari gikenewe mu rubanza, kuko cyari kirimo ubuhamya bw'abana b'Imana, uko bemeye ko Yesu abafasha gucagagura iminyururu Satani yazirikishije. Niyo mpamvu rero iki gitabo cyari gikomeye, kuko Yesu niwe uzi ubuhamya bwa buri muntu n'uko yamwitayeho ku kibazo cy'icyaha. Iyo twihana ibyaha, iyo turizwa n'ibyaha, Kristo ayo marira niwe ageraho bwa mbere, kuko yabaye umuntu nkatwe, yageragejwe nkatwe. Bityo rero bituma azi uburyane bw'icyaha cyangwa se uburibwe bw'icyaha, ndetse azi imibabaro umuntu anyuramo, azi no kwitanga umuntu ashobora kugira ngo icyaha agicikeho cyangwa se akiveho. Niyo mpamvu rero nitujya mu rukiko rwo mu ijuru, rwose rumaze kubabwira, Daniel yanditse ati, nkomeza kureba mbona batera intebe za cyami, uwabayeho ibihe byose aricara, imyambaro ye yararanaga n'inyange, umusatsi wasaga n'ubwoya bw'intama bwera, intebe ye ya cyane y'ibintu by'umuriro, inziga zayo zakurumanaga nk'umuriro, imbere haturukaga umuriro utemba nk'umugezi, abagana n'ibihumbi n'ibihumbi baramuherezaga cyangwa se bamukoreraga, uko bari ibihumbi bikaba bari bahagaze imbere ye. Nuko urukiko rujyamo, ibitabo by'ibyo abantu bakoze biramukura. Mani magambo, igitabo cy'urwibutso kirabumburwa kugira ngo abantu basuzumwe cyangwa se basuzumwe ibyo bakoze. Kandi mubabwire ko niba mwarasomye muri Daniel 8:14 mwabonye ko icyo cyangwa se urubanza kagenzuzi ndetse no guharurwaho ibyaha byatangiye ku iherezo ry'imyaka 2300, bitangira muri 457 imbere ya Kristo, murabyibuka. None bikajya mu mwaka w'1844 ku iherezo ry'imyaka 2300. Ko iyo myaka 2300 igihe yagombaga gushira, nibwo ubuturo bwera bwabonaga kugeza gute kwezwa. Niko twabibonye, kandi kwezwa k'ubutunzi ubuturo bwera ni uko nyine Kristo agombaga gutangira umurimo wo kuvuganira abantu. Bityo rero abantu bose bigeze kwitirirwa izina rya Kristo bazagerwaho n'iryo genzura rikomeye, yaba bazima yaba bapfuye, bose bagomba gucirwa imanza z'ibyanditswe mu bitabo hakurikijwe ibyo abantu bakoze. Icyo gitabo rero cyari gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero Yesu ari we wenyine ugomba kubikora, kuko Yesu niwe mucamanza mukuru, kandi azi ibyo dukora, azi intege zacu, azi aho twihanira, azi aho dutsindira. Nimureba mu mihango waberaga mu buturo bwera bwa hano ku isi, igihe abantu babaga baje imbere y'Imana bafite kwicuza no kwihana, kandi byaba bigashyirwa ku buturo bwera binyuze mu maraso y'igitambo kitabira ibyaha, abo bonyine nibo bunguraga n'umurimo umunsi w'imongano. Abaza bafite umutima wo kwicuza ibyaha nibo bungurwaga n'umurimo. Bityo muri ubwo buryo umunsi ukomeye wo kubongerera ubuheruka cyangwa se ndetse n'urubanza rw'igenzura, ibyitabwagaho gusa cyangwa se ibyitabwaho gusa ni ubwoko bw'Imana. Urubanza rw'abanyabibigo ni umurimo wihariye ndetse utandukanye n'uwo, kandi uzaba nyuma yabo. Mani magambo, uyu munsi
ikigenzurwa muri cya gitabo cyangwa se cya gitabo cy'urwibutso ni ukureba abana b'Imana bakomeje isezerano ryo kudacikiriye. Ariko abanyabyaha babandi bazaribuka, natwe tuzafatikanya n'Imana cyangwa se n'ab'ijuru kubacira urubanza. Nuko kuko babivuze, kandi muzabona ngo igihe cy'urubanza kirageze, kandi rubanjirije kuri twebwe ab'inzu y'Imana. None ubwo rubanjirije kuri twebwe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana bo rizaba irihe? Bo ibyo tuzabibona ukuntu bizagenda. Igihe rero Yesu yakiraga igitabo ngo amenagure ibimenyetso bigifatanishije, yagiye amenagura kimwe kuri kimwe. Ntabwo yigeze afata igitabo akubite hasi ibimenyetso byose bibashe kumeneka icyarimwe. Ni ukuvuga amandi magambo, yacaga imanza akurikije ibihe abantu babagamo n'ibyari bibazengurutse, kandi igihe kikazirikanwa ukwacu bakurikije ibyari biriho muri icyo gihe. Kandi mu isuzuma-rubanza ntabwo kubiramo byabagaho. Imana ireba aho umuntu yavukiye, ikareba amagorwa n'ibirusha umuntu yanyuzemo, ikareba n'amahirwe umuntu yagiye abona mu buryo bugiye butandukanye. Maze rero tugiye kureba ukuntu ibimenyetso byaje mu gice cya gatandatu. Mu gice cya gatandatu maze ibimenyetso bya mbere bitandatu biramenwa, niko babivuze. Ariko mu gice cya gatandatu kizahishuwe, muraza kubona ko nta kimenyetso cya karindwi cyane. Muhita mujya mu gice cya karindwi, muhita mubona ko abasirayeli bakiranutse bazarokoka, maze musibuke mu gice cya munani nibwo ikimenyetso cya karindwi kigiye kumera. Kuki habaye kuzigama igice cya karindwi? Kuri iki kimenyetso cya karindwi turaza kubona impamvu yayo. Ikimenyetso cya mbere igihe cyabonwaga, hasohotse ifarashi y'umweru, kandi ifarashi y'umweru igereranya itorero rya Kristo rya Efeso. Iri torero twari gatoya ryageraga imirimo myiza, kandi ryagerageje kwamamaza ubutumwa bwiza bw'isi yose. Ariko hari ikintu kimwe barezwe kureka urukundo rwa mbere. Icyo kintu barakirezwe. Iri torero ryabaye mu mwaka wa 3 kugeza mu mwaka w'ijana, kandi abari barituye babarizwa mu mudugudu witwaga Antiyokiya. Uyu munsi ahitwa muri Efeso. Muri Efeso hitwa Sesu, ni muri Turikiya y'ubu. N'ubu ugiye kureba, ugiye gusura aho Efeso yari yubatse, wayisanga mu gice bita Sesu muri Turikiya, niho iri torero ryabarizwa. None ikibazo ni iki? Kuki hamenwa ikimenyetso cya mbere hagasohoka Efeso? Bari magambo rwabo, iyo bavuze amatorero arindwi yo muri Aziya, aya ngaya yafatiweho urugero. Bishatse kuvuga ngo n'ibihe birindwi itorero ryagenze gute? Ryagizwe. Maze rero ntabwo iyi Imana iri guca imanza ihera inyuma, ahubwo ihera aho itorero rigenze gute? Ritangiye. Niyo mpamvu rero Efeso yose izunga bwa mbere. Ariko ikibazo kiba ngo none se ko Efeso izunga bwa mbere mbere Yesu Kristo ho nta bakiranutsi babayeho ngo ibyo bisuzumwe? Icyo cyose mwakibaza. Kuki bitangire muri Efeso ntibitangire mbere y'uko Yesu avuka cyangwa se agera muri iyi si? Mbese ni icyo bambaye na Peresi nta bana b'Imana babaye? Mu gihe se cy'Ibabuloni nta bana b'Imana babahaye? Kubera iki? Itorero rijya kubagwa ryabazwe nk'aho ritangirana n'itorero rya mbere. Niko ryabazwe. Ibi byose bikorwa ni ikigereranyo. Ariko mu by'ukuri urubanza iyo rutangirira mu bapfuye, rukomeza amagende gute? Mu bariho. N'ubundi abo ba mbere ya Yesu nabo bazacirwa urubanza, cyangwa se n'abacirwa urubanza bakurikije ibyo bagenje gute? Bakoze. Mani magambo rero, nituza gusoma mu gice gikurikiyeho, muri kino gice turaza kubona ko ikimenyetso cya kabiri nacyo cyaragaragaye, hasohoka ifarashi itukura, kandi ifarashi itukura twari tubonye y'umugoroba igereranya itorero rya Simuruna ryagereranyijwe n'ishangi. Ishangi ngo zari indabo nziza, iyo umuntu yazikandagiraga cyangwa se akazica ngo zirushaho guhumura cyane. Kandi babonye ko ngo igihe bicaga abantu bo muri Simuruna, niko abantu benshi bashobora kugenda bijyana bakibaza bagakura ibara batari ku wundi. Aba bantu bari gupfa bazira Kristo, uwo Kristo bazira bakira gukora amagara yabo. Aba bantu bari basize ko tubazi bavuga ari bazima, ko tubazi ari abagabo, abantu bazi gukora b'abanyamuhati, ni gute bemera gupfa uwo Yesu uko wasanga abaho? Maze nawe bati rero niba mubishe natwe dukurikiza. Abantu b'Simuruna rero
bababajwe imyaka 10 niko twibonye muribuka ubwo twita Polikaripe wayoboye itorero ry'Isimuruna igihe bari bagiye kumwica barabwira ati rero ihangane yakane Yesu numara kumwihakana twebwe turakora uwo Yesu muri myaka yose nabigeze amuke none muri guhesha mu muhangane yakane umwami wanjye atarigeze anyakana n'umunsi n'umwe ubusubwo nakwitokosa aho bigeze ndimo nuko biragira bamufitse kuko yazikana umwami bityo byaba muri mu mwaka w'ijana kugeza muri 313 kandi twabonye ko naryo ryabarizwaga muri Turukiya ni muri mu gace bita Izmir uyu munsi ujya kwasura ushobora kumenya aho umudugudu wa Simuruna wubatse wajya mu gace bita ka Izmir kandi uyu mudugudu wari umudugudu mwiza cyane kandi unakize ikibazo cyane kimaze kumerwa ubwo abantu biperugamo nabo barasuzuye bari magambo abantu babarizwaga mu itorero rya Perugamo muri icyo gihe cya Perugamo ubwo ni mwaka 313 kugeza muri 538 abantu bose babaye muri icyo gihe iyo tuvuze ngo iri torero ryarasuzumye ntabwo abantu bari batuye Perugamo gusa Perugamo igihe habaga yerekwaga umudugudu cyangwa se umujyi bitewe n'imyitwarire y'uwo mujyi maze abantu bicaye bakagira ngo n'uwo mujyi niko byagenda abantu rero babaye muri 313 kugeza muri 538 kandi babaga mu gace kagoye kuko iri torero ryavangaga ukuri n'iki n'ibinyoma ni igihe rero itorero ry'i Roma ryemereye abantu gusenga dimanche bikumvikana bahindura n'umubatizo ushika mu gahanga ariko mu by'ukuri bakamamaza Imana ariko kugira ngo bafite imihango y'ipagani bakongera bakayivangamo none biyitwa rero ko iri torero riva kuri n'iki n'ibinyoma niko ryegeranye bari magambo imihango y'abasengaga twabikoye ejobundi y'abasengaga dimanche basenga ikigomana cy'izuba Sunday umunsi w'izuba bagasenga bya bigomana bitaga bayani niko twabibonye bya bindi byakozwe n'uwo bitaga nimuroti bari magambo twari ko nimuroti niyo wageragejwe n'Imana y'izuba kuko babikoraga dimanche ubwo rero murabizi ko twabonye ko umwami Constante ndetse n'umupapa wabagaho icyo gihe yahisemo ko abakristo benshi basenga dimanche kugira ngo bakure b'abapagani maze basenga uwo munsi bituma rero mu by'ukuri byari byiza ko abantu bahindukiye Kristo ariko biba nabi kuko ibihe n'amategeko byahindutse kugira ngo haboneke abatanya benshi kuko bavuga ko ukuri n'ibinyoma rero byiswe ko iryo torero ari Perugamo kuko ryavugaga ukuri n'ibinyoma kandi bemereye inyigisho mbi za Baramu maze zivanga no kwizera cyangwa se bavanga kwizera n'ibyaha niyo mpamvu iri torero ryiswe Perugamo maze rikagaho ariko nuko byagawe hari bake bakomezaga kwizera kwa Kristo maze rero bamwigije ikimenyetso cya kane haboneka ifarashi y'igitare igajutse kandi iyi farashi y'igitare igajutse igereranya itorero rya Tuatira itorero rya Tuatira ryabaye muri 538 risozanya n'umwaka w'1998 kandi iri torero turibona rimara imyaka 2260 byagaragajwe n'amezi 42 ririmo rirengaho mari magambo rero ryabaye mu gihe cy'umwijima rigereranywa no kugajuka imyaka iri mu gitaka burya ibona umwuka wo hanze noneho kandi imyaka igeze igihe cyo gutura kugira ngo imere uko kuba mu gitaka rero bituma igajuka iri torero rero niko ryabaye kubera ko hari bavuze ngo muri iki gihe urupfu yakurikiyeho icyaha kuri iyi farashi bishatse kuvuga akarengane k'abakristo mu gihe cy'imyaka 1960 aho haje gupfa abasaga 50 bari bafite ibikorwa byiza n'urukundo n'umurava ariko bemera inyigisho z'umugore witwa Yezebeli wazanye ibigirwamana agategeka abantu ko babisenga abenshi bakajya babisengaho gakeya kuko batinyaga akarengane z'ikibazo bagize bituma rero itorero rigereranywa mu by'ukuri n'ifarashi y'igitare kandi igajutse kuko uri bashaka kuzamuka ariko ugapfukirana ugashaka kuzamuka akarengane kakagupfukirana
hakaba bakeya baboneka muri iryo torero bakora ibyo gushinga ariko bagapfukiraho. Bityo bitewe n'iki gihe babayeho cyane karenga k'imyaka ingana gutya, iri torero naryo nirijya kuburanishwa, nirijya gukirwa imanza, Imana yitegereza ibyo bihe bitoroshye babaye irabireba. Kandi iri torero ryo ribonerezwa ariko muri Aksa n'ubundi naho muri Turukiya. Noneho ikimenyetso cya gatanu kimewe imyuka zete munsi y'igicari, nayo ni imvongereranyo igaragaza ko abapfuye bahoye Yesu iyo baza kuba bazima bakareba ibintu biri gukorerwa mu isi bagomba gutaka, kandi gutaka munsi y'igicaniro bivuga munsi y'igitaka nyine bari bari gusiba. Ni imvongereranyo yakoreshejwe mu kumva abapfuye ntabwo bataka, twabonye ko abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bije gute ntacyo bazi. Ni imvongereranyo yakoreshejwe n'ukuvuga ngo mani magambo amaraso yamenetse ari benshi ku buryo abo bantu bapfuye iyo baza kuba bari bagomba gutakira Imana bagira bati aba bantu bakomeje kuturenganya bakatumara gutya kuko nta kintu babikoraho. Imvongereranyo yakoreshejwe ariko bari bafite izina ry'uko bari bazima cyangwa se bariho, ariko mu by'ukuri bavuye mu by'umwuka. Kubera iki? Kuko babuze umwete n'ubuzima bwambuka. Mani magambo akarenge gasa naho kamaze kugabanuka. None kuko nta muntu ukibahiga rero kwa kwizera kwabo gutangiye gucogora, batangiye gucika intege. Imana rero n'icyo urubanza nayo izareba ibyo bintu bari barimo, irebe abantu bihanganye muri ibyo bintu byo gucika intege bagakomeza bakona bakugura. Imana izabizirikana. Nabo babizwa mu gace ka Sahi mu karere ka Manisa, nayo muri Turukiya y'ubu ngubu. Uyu mudugudu nawo ufite amateka maremare ntabwo nirwa batindaho. Kandi nanone ikimenyetso cya gatandatu kimewe, ubwo ikimenyetso cya gatandatu kimewe hasohotse habonetse ibimenyetso bibiri byo kuza kwa Kristo byaragaragaye. Kandi ahanini mu gihe cy'itorero rya Philadelphia ryo ryabaye mu gihe ibimenyetso by'imperuka byatangiye kugenda biboneka muri mu gihumbi kimwe na magana mirongo itatu na gatanu. Bibuka ko mu gihumbi kimwe na magana mirongo inani ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu izuba ryarishimye. Ndabyo ibimenyetso byose mwagiye musoma byagaragaye muri kino gihe bigaragaza ko turi mu minsi y'imperuka cyangwa se ko iminsi y'imperuka yatangiye. Iri torero naryo rero bitewe n'uko ryabaye mu gihe cy'ibimenyetso by'imperuka bitangiye kugaragara, naryo rijya gusuzumwa, risuzumwa hakurikijwe ibihe bari barimo. Kandi nimusoma neza murasanga ko igice cya gatandatu tumaze kukirangiza kirangira n'ibimenyetso bitandukanye byabaye. Mu gice cya karindwi bakavuga Abisirayeli cyanditse ko bazarokoka. Igice cya munani gitangira ku murongo wa mbere baranditse ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya karindwi mu ijuru habaho ituze n'igice cy'isaha. None ikibazo ni iki ngiki, amatorero uko mwese mugeshiwe nangahe? Nari none tubonye amaturo angahe? Atandatu. Yakiriwe iki? Urubanza. None irya karindwi ryitwa iki? Laodikiya. None Laodikiya iri hehe muri iyi situwasiyo? Iri hehe kwitavuzwe? Laodikiya ntabwo ivuzwe bitewe n'uko ikimenyetso cya karindwi kimenwa Laodikiya ririmo. Wabyumvise? Kimenwa ariko Laodikiya irimo. Bari bagabo ibimenyetso bitandatu byamenwe, imanza zirasuzumwa bikurikije ibihano bagiye banyuramo, ariko ikimenyetso cya karindwi cyo kizangana cyangwa se kizakomeza kigeze igihe Kristo azageza gute aze. Nimusoma uyu murongo neza mukawumva, bavuze ngo ituze riba mu ijuru nk'igice cy'isaha. Bari bagabo igihe Kristo azaba agarutse ku bicu, asanze itorero rya Laodikiya ariryo batwe turiho uyu munsi, mu ijuru abamarayika bazamanuka habe hatuje, kuko bazaba baje gusanganira umugeni uzaba aturutse ku isi, njyewe nawe n'uri. Maze rero batubwira ko mu mvuga ya Bibiliya iyo bavuze umunsi bavuze umwaka. Umwaka ugizwe n'iminsi ingahe? Mu buryo bwa Bibiliya umwaka ugizwe n'iminsi 360. Kandi umunsi nyirizina bisanzwe ugizwe n'amasaha 24. None rero tugiye kureba icyo cy'isaha. Bityo rero isaha niba mu buryo bwa cyangwa umunsi bivuga umwaka, ariko mu busanzwe umunsi ukaba ugizwe n'amasaha 24. Ubwo isaha ihagarariye iminsi ingahe?
turafata 360 hagati 365 kuko kalendari iri mu buryo bwa Bibiliya umwaka ufunze iminsi 360. Turafata 360 tugabanye 24 tubare 15. Ubwisaha imwe mu buryo bwa Janusi hagere iminsi 15. None rero mu nyijoro habaye ituze igice cy'isaha rero turabigenda gute? Turafata iminsi 15 tugabanye kabiri kuko igihe cya kabiri maze bigane n'iminsi 7 n'igice. Kera twiga rero ngo haba turita arabisoma cyari cyo tugikora dusigaye iminsi 7. Mani magabishizwa ngo Kristo nasa tuzazamuka iminsi 7 twerekeje mu ijuru cyangwa se Isiyoni. Tuzazamuka iminsi 7 niko tuzabigenza. Kandi nuko ko Yesu yaje 144 twabonye ariko bizasangwa bikiriho niko twagiye tubibona. Rero ibyo ngibyo biciyemo nihuta kuko n'ubuhanuzi ariko ubuhanuzi bwumvikana uzabisoma neza twabikomojeho uzagenda muzibuka mbabwiye kuna amatorero 7 yagiye acirwa urubanza bakurikije ibihe by'abagabo. Subira mu gitabo cyo mwijuru rero uko byagenze cyangwa se mu kigo mu mwijuru byagenze imiterere y'igitabo cy'urwibutso. Igitabo cy'urwibutso mwijuru cyanditswemo amazina n'ibikorwa byose by'abantu bibereye guhamya imyanzuro y'urubanza. Umuhanuzi Daniel yavuze ati imanza zirashingwa ibitabo birabungurwa. Kandi igitabo cy'urwibutso cyari kivuga imbere y'Imana kikandikwamo ibikorwa byose byiza by'abantu b'Uwiteka bakita ku izina rye. Uzabisoma muri Malaki cyangwa se nababwiye cya 3 umurongo wa 15. Tukiri muri kino gitabo rero ahangaha ni ikibazo gishingiye. Nta kibazo ari uko Imana yagiye ikimanza mu bihe bitandukanye, ahubwo ikibazo iyo byose yamugezweho bigenda gute. So neza ngo guprojecta mebrite yarajanye neza ko turi kumwe ntabwo turi kumwe ariko nta kibazo. Iyo Imana isuzuma imanza zacu mu gitabo cy'urwibutso hari ibintu ireba. Icyane amagambo yacu agaragaza kwizera n'ibikorwa byacu by'urukundo byandikwa muri icyo gitabo. Imana ikabisuzuma mu gitabo cy'urwibutso. Umurimo wose wo gukiranuka wanditswe utazibagirana. Mu gitabo cyo mwijuru igishuko cyose umuntu azi cyari uri mu kayi urombereje ujya gukora icyaha maze umutima ukagukomanga ukavuga ngo nyamara ibintu byo gukora ni icyaha maze ukihangana ugasubira inyuma icyaha ugikore. Ibyo nabyo birahari kuko imbaraga mu gitabo cyo mwijuru ijambo ryose rihumuriza abandi kwa ko umuntu agira mu bibazo ukamuhumuriza ukamuha uti umuntu w'Imana komera ihangane nubwo ibibazo bikurenze ariko mu ijuru hari Imana ukamuhumuriza. Ako kantu kuzi gatuma umuntu asubiza nk'igiti nako karagana ijambo ry'igihugu. Kandi umurimo wose w'ubwitange mukitangira ayo mavuko mukajya kurarika abashyitsi mukababwiriza ukitanga ukaririmba n'ubwitange kubwiriza n'ubwitange gufasha abandi n'ubwitange. Utwo turimo mwita dutoya mutabonesha amaso cyangwa se mudukora mu mutwiteho utwo tuntu turandika. Umubabaro wose n'agahinda umuntu yihanganiye ku bwa Kristo byose bigenda gute birandika. Kakarengane tumaze iminsi turi kwiga abana b'Imana bagiye bacamo buri Imana yaterekaga neza idahusha yitonze mu gitabo cy'urwibutso byandikwamo ko umuntu ku itariki y'iyi avuga ko atangana na Kristo maze icyo kintu kirane. Kandi natwe uko kwihangana tugiye kuzajya mu minsi y'akarengane bizandika. Igihe cyose muzamwihangana akarengane uko uvuye gucika intege uzabera ko Imana ifashe ikaramu kandi kwandika icyo gishuko ugiye gutsinda cyangwa se iyo bibaho bigiye gucamo uzabizirikane maze wemere kunesha. Ibyo bintu byose Imana irabyandika. Ariko muri icyo gitabo cy'urwibutso si ibyo byandikwamo gusa, n'ibibi umuntu yakoze birandikwa kandi bikazirikana kuko ni urwibutso ye. Ntabwo rujyamo ibyiza gusa rujyamo n'ibibi umuntu yakoze. Mubare twego kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihe cyose ari cyiza cyangwa ikibi ijambo ry'imfabusa ryose abantu bavuga bazahebazwa ku munsi w'amateka.
ijambo uvuga bitari ngombwa birandika. Yesu yaravuze ati amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe azageza gute ntiyazagutsindisha. Ibigambi mu rwisho byose Imana irabyandika kandi ntiyibeshye. Byabiri ukambira mu mutima, ukagambirira ikibi ugiye kugikora, kandi wageze ukanagisohoza, icyo gihe kirandika. Ijambo ryose ry'ibinyoma byo bivuga wikirira birandika. Umurimo wose wo kwikaniza birandika. Inshingano yose itujuje bakagutorera kuyobora itsinda ukabisuzugura uti iyaba nagize umukuru w'itorero, iryo tsinda baguhaye barigore kugira ngo ukize imitima usabibazo. Uwo murimo wasuzuguye ukawita mutoya uzahoza. Umuntu batoye niwe mugize umuyobozi w'ishuye ku isabato avuye mu badiyakoni ku itorero rimwe. Noneho amatora akurikiyeho nuko baratora bamusubiza mu kidiyakoni. Araza ati munyumvire neza iryo zina ni iryanjye cyangwa ni iry'abandi? None ntabwo bibuka ko niba yishyuye ku isabato? Nari nzi ko bagiye kugira umukuru w'itorero none bagize umudiyakoni. Inshingano zawe. Ariko iyo badutoreye inshingano ntabwo ari umwanya wo kwineza no gushaka icyubahiro, ni umwanya wo kuvunika, kandi tukavunikira abandi tukabategura kwakira agakiza. Izo nshingano zose burya umukuru w'itorero utwara neza, umuyobozi w'icyiciro utwara neza cyangwa se kuyobora neza, ndakubwiza ukuri aravunika. Nta nubwo aba yifuza kongera kugaruka kuko yavunitse. Iyo agarutse ni ukumvira ubushake bw'Imana. Mu by'ukuri si uko aba nabuze ko bwita, si uko aba ashimishijwe n'uko izo nshingano zitamuvuna, ziba zimuvuna. Ariko iyo yemeye kugaruka ni ukumvira ubushake bw'Imana, kandi kuko aba azi neza ko Imana imuhaye cyangwa se imuhaye izo nshingano imuha ubushobozi bwo kuzikora. Ariko babandi babirwanya burya muzabacunge neza inshingano bazikora nabi. Ariko umuntu ubikora neza ndakubwiza ukuri iyo bamuruhuye ashima Imana ahubwo agafasha mugenzi we gusoza inshingano. Uko bigenda. Ndibyibuka nanjye n'umudiyakoni kuri kaminuza ndi umudiyakoni mukuru, ndakora umwe yaragera ati rwose Celestin tugiye gusaba ikintu kimwe, ibintu byo kwamana koropa, ibintu byo kwikorera ibyuma, ibintu byo gukora agasuku kuko sibira mu mutwe ntabwo ari ibintu byanjye. Uzihangane rwose urimo gusoma gatanu saa tanu gusa. Gusoma gatanu saa tanu. Wumvishe? Izo nshingano wirengagiza birandikwa. Imiburo yagezweho n'ijuru cyangwa mu cyangwa wirengagiza birandikwa. Igihe cyapfushijwe ubusa ukajya gukina damu, ukajya gukina ikibuguzo, ukajya gukina amakarita, kandi ari byo wakora, Kristo hari umurimo wamukorera cyangwa se nawe wakora urukundo rukiteza imbere, nabyo birandikwa. Igihe cyakoreshejwe nabi abantu bakora bareguka, ukaba uri mu murimo nta kibazo, ariko imirimo yawe ntukorane umwete. Ku by'umwete ntibibe ibyawe kuko biratubwira. Abantu bakorana cyangwa se bakora imirimo bagakoresha igihe cyabo nabi, marika bisika. Imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye byose byandikwa n'umumarayika. Ku isaha twabonye marayika murinzi, burya marayika murinzi ntabwo ari kukurinda gusa, ahubwo ari no kugutangira raporo y'icyo wiwe. Siko twebonye marayika murinzi. Marayika murinzi araturinda kugira ngo tudasitara, tudapfa tutarihana, niko kamaro ke. Ariko si icyo gusa, agatanga raporo y'imirimo twiriwemo. Iyo twitwaye neza abitangira raporo, iyo twitwaye nabi abitangira raporo. Uwo marayika arayiyibisha, kandi nta butabera cyangwa se nta butabera bwirengagiza. Muri byo kandi inshingano umuntu atasoje agomba gukorera bagenzi be ndetse no kurengagiza ibyo umukiza asaba nabyo birahari mu rubanza. Imikoreshereze y'impano yose umuntu yahawe izagenzurwa. Umuntu akaba azi kuririmba, akaza hano ku itorero rya Kabuye akahicara, akicara inyuma, akitegereza amakuru yose agacishamo ijisho, atandukana n'ahandi rwose. Imana ajya akayijyamaho, Imana akayijyamaho atanga sinaririmba. Niba koko amaboko atanasobanutse, zana iyo mpano yawe bazamura bagiye kugira urugwiro. Ariko witwigisha bakaba ufite impano, uzi kwigisha,
umuntu akareba cyangwa se akareba ibiri kuva mu itora, ariko hari ukuntu ashobora gufasha itora igatera imbere, maze agafata itora abonye ridasobanutse akiberamo mu gihe gusoma kwa mbere kwa gatatu wa kane wa gatanu, akabamo afite impano akayiryamisha maze akamuka mu gusa. Ibyo ni Imana irabizana. Niba ufite impano yikoresha, nta kindi Imana yaguhereye kugira ngo ukize imitima abantu bamenye agakiza binyuze mu mpano Imana yaguhaye, ariko mutayikoresha usanga yikora, ariko ibyiza ni uko wayikoresha, ariko mutayikoresha usanga ibibazo. Kandi uko dukoresha imitungo yacu, niba usesagura umutungo, icyo ni icyaha Imana irabyandika mu bitabo byayo aho byegereje. Mbese twakoresheje gute igihe cyacu, ikaramu yacu, ijwi ryacu, amafaranga yacu ndetse n'ubuzima Imana yaduhaye? Ni iki twakoreye Kristo ku bantu b'abakene, abashafura, imfubyi, abapfakazi? Twabafashije gute? Twabirengagije gute? Ibyo byose niba dufite imfubyi mu itorero ntituziteho mu itorero, birandika. Niba dufite abapfakazi bakene kirengera ntitubiteho, birandika. Niba dufite abakene mu itorero tugakoresha amafaranga mu bindi bintu twirengagije abakene baturimo, nabyo birandika. Ntabwo Imana ijya yisohoka, ntabwo Imana ijya yigisha. Uko umunsi uhita mu buzima bwacu, ugira ibyo wongera kubyandikwa kuri twebwe mu bitabo byo mu ijuru. Biratangaje cyane. Uko umunsi uhise hari ikintu cyane uyu munsi nabwo Imana yanditse. Umunsi Imana yanditse ibyo wiriwemo byari birimo bigenzurwa kandi byandikwa. Kandi muri icyo gitabo handikwamo amahirwe yose yo gukora umurimo w'Imana yirengagijwe, kandi muri icyo gitabo handikwamo igikorwa cyose cyo kwizera n'urukundo, kikabaho ubutazibagirana by'iteka ryose. Iki gitabo giteye ubwoba, ariko nubwo giteye ubwoba, iki gitabo ni na cyiza cyane, kuko mu by'ukuri kirifashishwa mu rubanza. Amategeko y'Imana niyo aba urugero ngenderwaho rwo gusuzumisha imico n'imibereho y'abantu mu rubanza. Nta kindi. Imana igenzurisha amategeko uko Imana yandikishije uko tuyasohoza. Iyo umunyabyaha agiye gucibwa urubanza, murabizi no mu nkiko zisanzwe, iyo umushinja cyangwa ushinja umuntu icyaha arabatira ko gucamanza dushingiye ku ngingo ya 212 y'igitabo cy'amategeko ahana ivuga ko umuntu akoze icyaha iki cyaneshwa yari iki. Dukurikije rero ukuntu runaka yakoze icyaha yagikoze akigamije, ku buryo turamusabira gufungwa imyaka 5 no gutakazaho y'amafaranga miliyoni 1 akabisaba. Dushingiye ku ngingo akayivuga, siko bigenda. Igitabo cy'amategeko ahana no mu rukiko niko bigenda. Iyi ndorerwamo ikoresheje naho se igitabo gikoreshwa ni igitabo cy'amategeko. Umunyabwenge yaravuze ati, wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza. Yakobo yaravuze ati muri Yakobo 2:2, muvuge kandi mukore nk'abajya gucira urubanza n'amategeko atera umudendezo. Nuko urubanza rupfundikirwa. Murabizi iyo turi mu nkiko zisanzwe, iyo bamaze kuburanisha urubanza rurapfundikirwa, bakabatangariza itariki urubanza ruzasubikwaho. Kenshi ntabwo babizi ibisino. Hano rero urubanza rw'ijuru rupfundikirwa. Izina ryose riravugwa, urubanza rwa buri wese rugasuzumanwa ubushishozi, amazina amwe akemerwa andi ntiyagire gute yemewe. Niyo mpamvu azabona bazabira. Igihe hagize umuntu ufite ibyaha byanditswe mu bitabo byo mu ijuru, ibyaha biti hamwe ngo bibabarirwe, izina rye rizahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi ibyanditswe bigaragaza imirimo myiza bakoze bizahanagurwa mu gitabo cy'Imana cy'urwibutso. Niba warakoze imirimo myiza ikandikwa mu gitabo cy'urwibutso, ariko urubanza rwawe rwandikwa bagasanga ari ibyaha bitari bihanwa bikiri mu mutima wawe, izina ryawe rihanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, maze ugashyira mu gitabo cy'urupfu, kandi bya byiza wakoze no mu gitabo cy'urwibutso ntabwo byibuka. Ibyo koko rwose, kuko babona haraza ngo umwami mwami rwose ntabwo uzi ko twihishaga mu izina ryawe, ntabwo uzi ko twanduraga mu izina ryawe. Uwiteka we sinigeze ngize gute, sinigeze mbanuka. Kandi barakoze byiza, ariko bafite ibyaha batigeze bihana. Uwiteka yabwiye Mose ati, uncumuye wese niyo nzahagura mukure mu gitabo cyanjye. Kandi kuva mu 33 n'umuhanuzi Ezekiel yaravuze ati, ariko umukiranutsi ntareka gukiranirwa kwe, agakora ibibi bagakomeza, ibyo gukiranuka byose yakoze nta na kimwe kiziho. Niko babivuze muri icyo gitabo. Tugana ku musozo. Abemewe
n'abatemewe muri cya gitabo byiga gute? Abemewe bashyirwa mu gitabo cy'ubugingo, abatemewe bagashyirwa mu gitabo cy'urupfu. Kandi igitabo cy'ubugingo ni cyiza rwose, ariko igitabo cy'urupfu ni urupfu. Kandi muri iyi si tuzi abantu bamwe na bamwe icyitegererezo cy'abanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Turabazi n'amavuta y'ingero nyinshi, ariko ndashaka kubamisha isomo ribari ku Bafilipi igice cya 4:1-3. Pawulo yatanze urutonde cyangwa se amazina y'abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Yaravuze ati, nuko rero bene data, abo nkunda kandi mwumva, ibyishimo byanjye n'ikamba ryanjye muhagarare mushikanye mu mwami Yesu, bakunzi banjye. Ndabukura Eudiya, ndabukura na Sintike, ngo bahurize imitima mu mwami Yesu, kandi nawe wowe ufatanyije umurimo w'ukuri. Ndakwinginze ubifasha abo bagore, kuko bakoranaga nanjye bakabafasha kurwanya ubutumwa bwiza bonakira imbere, n'abandi bafatanyaga nanjye amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Izabo yabo Kirime, Sintike, Eudiya barizwe mu gitabo cy'ubugingo. Ba bose nabo igitabo cy'ubugingo. Abantu benshi barabizi bagiye bandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Aya ni amazina yo mu isezerano rishasha, mu isezerano rishasha nshaka kubabwira banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bari magambo rero, ab'imirimo yemewe bashyirwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi igitabo cy'ubugingo cyanditse amazina y'abantu bose bagizwe mu murimo w'Imana mu bihe byose. Icyo gitabo cyitwa igitabo cy'ubugingo. Kandi abantu babihanye ibyaha by'ukuri, kandi ko kwizera bakisonga amaraso ya Yesu we gitambo gikuraho ibyaha, bagiriwe imbabazi. Icyo gihe nabo amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ngo Satani iyo areze abana b'Imana ko hari icyaha bakoze, ariko Satani yaturega iyo urubanza rwo kuburanishwa, maze akaza kuba ati, ariko na runaka hari icyaha yakoze ariko ntabwo yigeze akihana. Muribuka twese tubona ukuntu Satani yaje yatanya Mose amaze gupfa, maze Satani abaraje abwira Yesu ati, mbese intumbi yanjye kuko Mose yakoze icyaha, urabizi ko wakoze igitare kabiri. Maze Yesu aramureba ati, Uwiteka Bwana Satani, uyu mushibuko we mu muriro, Uwiteka Bwana. Ngo rero Satani rero yaje kuhatanya, ngo Kristo azamura ibiganza bye by'inkovu akabyerekana imbere ya se n'abamarayika bera, akavuga ati, nzi izina rya buri wese nabanditse mu biganza byanjye. Akabwira Imana ati, ibitambo Mana ushima ni imitima imenetse, umutima umenetse Mana ushenjaguwe ntabwo uzagenza gute, ntabwo uzawusuzugura. Niko Yesu avuga. Burya igihe Mose yakoraga icyaha yagize umutima umenetse, maze aragenda asenga isengesho ryo mu rwerero. Satani ntiyamenye ko Mose asenze Imana asaba imbabazi, maze Imana ireba umutima umenetse, maze Imana iramubona. Rero ndakubaza, ariko icyo ingaruka z'icyaha zirakugeraho, reba nirebesha amaso ntabwo uzageze gute, ntabwo uzayigeraho. Ariko byibura yarababaye. Satani rero ntabwo bibi, impamvu yaje kubikora ariko ateye ati, mumeze intumbi yanjye iri kwihuta. Yesu aramubwira ati, Uwiteka yagize gute, aguhana. Natwe rero iyo turi kuburanishwa mu rubanza, Satani akaturega, Kristo akazamura ibiganza bye birimo inkovu akabyerekana imbere se n'abamarayika bera, akavuga ati, nzi izina rya buri wese, na Celestin ndamuzi, na Jean-Marie ndamuzi, na Pastor ndamuzi, na Runaka ndamuzi, na Jean-Pierre ndamuzi, nzi izina rya buri wese. Kandi ibitambo Mana ushima ni imitima imenetse. Burya n'uburyo icyo cyaha yakimureze kuko yaragikoze, Satani aramureka ibyo amurega ni ukuri, ariko igihe amara kugikora yagize umutima umenetse. Mujye mwicuza icyaha. Gukora ibyaha turi mu isi tuzabikora, ariko ikintu gikomeye kurusha ibyo byose ni ukwicuza icyaha ugenda gute wakoze. Mujye mugira imitima imenetse. Maze Yesu agahindukira akabwira Satani ati, Uwiteka Bwana Satani, niko Uwiteka watoranije Yesu yarimo guhana. Mbese Celestin uyu nguyu si umushimo ukuwe mu muriro? Maze umuntu rero akajya mu mubare wazemerwa n'iki? N'Imana. Nuko Imana ibigenza igihe cyose amazina yacu yandikwa mu bitabo by'ubugingo, igihe cyose twihanye icyaha ndetse twegirana tugiye ku mutima. Ukibategereje mu bwumvu bw'ibivuga ngo birarangiye, maze bagasukirwa ibyago by'imperuka, bagategereza n'umushiga w'Imana, maze ibyago bikabageraho, urupfu rwabo rukagenda gute rukabageraho. Abaho
tuzabacira n'imanza mu gihe cy'imyaka igihumbi. Tuzabibona imyaka igihumbi izagera. Muri mugoroba ndifuriza buri wese kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Kuko igitabo cy'ubugingo ni igitabo cy'abarangwa ya Kristo. Ni igitabo cyiza cyane. Kandi igitabo cy'ubugingo kugira ngo cyandikwe tucyandikemo, ni uko mu gitabo cy'urwibutso twandikishamo imirimo myiza, imirimo mibi igaragara. Kandi niba hari n'icyaha wanakoze cyicuza, kuko umutima umenetse Imana imusuzugura iteka ryose yiteguye kwakira abafite imitima imenetse. Rero nimwihane icyaha. Niba ukoze icyaha ihutire Imana imbabazi. Niba ukoze icyaha ihutire kugira umutima umenetse, kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kuko igitabo cy'ubugingo ni icy'abarokoka, n'igitabo cy'urupfu ni icy'abapfa kandi bazapfa urwa kabiri rwa rupfu rw'iteka ryose. Bifuje kwandika mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Tuganye ku musozo, ndagira ngo dufate umwanya wo gusenga tuyoboretse, tugire isengesho risoza, kugira ngo kandi ku musozo tuze gutanga akanya, ariko tumaze gusenga. Ariko niba ari umushyitsi uhari, ntabwo nanone biba ku rusange kugira ngo tumusenge. Imana ibamugisha, Imana ibamugisha, Uwiteka akomeze kubareba neza, uyu mugoroba wabera umugisha. Reka pastor abashimire ikaze cyane. Data wa twese uri mu ijuru, kandi dukunda turagushimye cyane, kandi reka tugushime mu ijuru no mu isi, ni wowe nyine gusa ubikwiye gushimwa no guhimbazwa n'icyubahiro by'abiteka byose. Tugushimiye ko nta na kimwe wirengagiza gifite umumaro. Uduhaye ijambo ryawe kuri uyu mugoroba kugira ngo dusobanukirwe n'umugambi udufitiye, uhabwe icyubahiro. Tubonye neza ko tutazarimburwa n'ibyaha byacu, ahubwo tuzarimburwa n'uko twanze imbabazi zawe. Turakwinginze ngo buri wese uri aha ngaha yakire izo mbabazi. Ubuntu bwawe bube buhagije buri wese kugira ngo tuzagana umugambi bwawe. Abaja bawe bitanze muri uyu mwanya, tubigize cyane mu ijuru ribakire. Ubushake bwabo bwirundurire mu bushake bw'Imana, kugira ngo uhereye none batangire gukora imirimo myiza ishimwa nawe, izatuma tubanaho umugambi bwawe. Ibyabo byose ubitunganye, Satani wabatera mu buryo bumwe cyangwa ubundi atsindwe, aho ubushake bwawe bujye bwigaragaza kuri buri ntambwe yose batera bagusanga, kugira ngo icyubahiro cy'icyawe. Ubarindire imiryango, ubarindire abo wabahaye, ubarindire mu itorero ryawe, kugira ngo ubwo turi mu itorero ryo mu gihe cya nyuma ariyo Laodikiya, kandi bisobanuye gucirwa urubanza rwacu twese ruzabe rwiza, turakugambi bwawe. Ni ukuntu n'amahoro yawe bari na buri wese ukwizera, buri wese wemeye imbabazi zawe agirirwe neza n'ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki? Mbese burya nuko byagenze baba we, bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahandi iwacu ku itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe, kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho, wabibwirwa n'umubwiriza niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza, numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro, kuko ubu butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye
huye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayonofili ry'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru bibiri. Nuguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku isabato tariki 4 z'ukwezi kwa kane 2026 turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo, ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato nuguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche nuguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba, naho mu yindi minsi nuguhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorari mukunda cyane nka korari Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe Niki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayuwara Nyarugenge, korari y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi rya Gikondo, n'andi makorari atandukanye. sangiza abandi ubu butumire twese tubyitabire.